dusangire ubuzima. Mbifurije amahoro, cyane cyane amahoro yo mu mutima. Kimwe mu bintu biduhesha amahoro yo mu mutima muri ubu buzima ni ukubasha kubaho tukaba abo turi bo, tutagerageza kwisanisha n'abandi. Uko ubuzima tubwumva nuko tubutekereza. Uyu munsi nifuje ko tuganira uburyo twabaho tutagendeye ku bitekerezo by'abandi. Umuntu wese afite amahirwe yo gutekereza, ndetse dufite amahitamo. We have choices. Gutekereza kwacu akenshi gushingira ku aho twakuriye, ndetse n'abantu twumva bafite uruhare mu buzima bwacu. Ariko hari igihe gutekereza kwacu kuba kuri guhabana n'uko abandi batekereza. Icyo gihe rero bitugora tugiye gushyira mu bikorwa. Twibaza niba duhitamo ibyacu cyangwa se dukora ibyo rubanda nyamwinshi bemera. Rimwe na rimwe hari n'igihe biba bitatuguye neza, ariko tukirinda kwiteranya n'abandi. Umuntu umwe yigeze gutanga igitekerezo cy'abantu babiri bari bafite ifarashi, noneho bafata urugendo bayigendaho. Bahura n'itsinda ry'abantu barabaseka bati ariko ntabwo ifarashi yanyu muyikunda, ni gute muyivuna mukagubwa neza? Bayivaho bagenda n'amaguru, bagenda bayishoreye. Bahura n'abandi nabo barabaseka cyane bati nta bwenge mugira, ni gute mugenda muvunika kandi mufite ifarashi? Ba bantu birabayobera. Umunyarwanda yaravuze ngo kunezeza rubanda bijya bigora. Mu buzima bwacu usanga rimwe na rimwe natwe tujya gukora ikintu turibaza ngo ese bazagira ngo iki? Ese babitekerezaho iki? Bigatuma rimwe na rimwe tubaho ubuzima tutishimiye, cyangwa se tukabaho n'ubuzima tudafitiye ubushobozi, maze tukavunika mu mitima yacu. Ariko tukirinda ko abantu batuvuga nabi. Nubwo icyo abandi batekereza kigira uruhare mu byemezo dufata, mu by'ukuri hari ukundi kuri dukwiriye kwitaho. Icya mbere, ubuzima dufite ni ubwacu, nitwe tugomba kububaho. Hari impamvu turi kuri iyi si. Ntabwo twabaho inzozi z'abandi cyangwa tubeho ibyifuzo byabo. Icya kabiri, uwo wibaza icyo gutekerezaho nawe ari kubaho ubuzima bwe, kandi akabaho uko abutekereza. Icya gatatu, nubwo abantu batugira inama, amahitamo ni ayacu, kandi ingaruka nitwe zigeraho, zaba inyungu cyangwa zaba ibihombo. Kugira ngo tugire amahoro, ni byiza gukora ibiduhesha amahoro, kabone naho bitaba bishyigikiwe n'imbaga nyamwinshi. Kugisha inama ni byiza kuko ntabwo tuba tuzavuga ngo iyo mbimenya. Bitwongerera amakuru atuma tugira amahitamo. Ariko igihe ibyo abantu bibwira bitandukanye n'icyo wemeranya n'umutima wawe ko ari cyo gikwiriye, wakwibaza uti ese koko natekereje ku nyungu mfite mbere yuko ntekereza icyo abandi babitekerezaho? Ese ibyo ngiye gukora bizampesha amahoro? Bizampa umunezero? Ese haba hari undi muntu ndi burengere cyangwa ndi butware amahoro ye nimfata icyemezo uko nkwiriye kugifata? Ese abo mfitiye ubwoba ko banenga bashyize imbere inyungu zanjye, cyangwa bashyize imbere ibitekerezo byabo nuko babyumva? Nubasha kumenya abashyize imbere inyungu zawe, bizatuma ugabanya imbaga y'abantu bagira uruhare mu byemezo ufata. Mu gihe wibaza ngo ese bazavuga ngo iki, navuga ngo wihitemo mbere y'uko uhitamo abandi. Nta kabuza ibyemezo ufata uzabyishimira, kandi naho bitagenda neza hari amasomo uzaba wize, uzagenda urushaho kumenya ibigufitiye umumaro. Nasoza mvuga ngo ugire amahoro, wishimire impano y'ubuzima, maze dusangire ubuzima.